Yes, ndagushimiye cyane kandi nizere ko umeze fresh neza cyane. Ijana kwijana nitwa Munyantore Eric Karikeza nguhaye ikaze ku Nyarwanda Sport TV. Aho mba nkuzaniye amakuru mashya, amakuru abagezweho kandi amakuru aba yizewe ijana kwijana. Uyu munsi rero ntajya gutinda wa mugani wa Leonidas Ndayisaba reka nkubite mbangura. Yitwa Ngabo Loben cyangwa se Ngabo Yicondo Loben, wari umunyamakuru wa Radiant TV10 tayari ntakiriwe cyangwa se ntagikora kuri TV10. Uti agiye kwerekeza he? Byose reka nyene bikubwira neza cyane kabisa. Ngabo Loben wari umunyamakuru w'imikino kuri Radiant TV10 yamaze kwerekeza mu ishyangwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nka Media Relations Officer. Ndaje byose ngene bigusobanuramo neza cyane kabisa uko byagenze nuko yaje kuba atoranywa kugira ngo abashe kuba yakora aka kazi, ariko n'imijugujugu inyuma, ibikira by'inyuma kugira ngo ibintu bitagera neza cyane, ariko tayari nta gisibya nta nuko byagenda. Uyu muvandimwe yamaze kuberekeza muri cyangwa se mu ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ari ryo Ferwafa. Uti byagenze gutereka duhere inyuma gato cyane. Murabizi neza cyane ko Ngabo Loben ari cyangwa se n'umuntu yarasanzwe cyangwa se asanzwe ari umunyamakuru n'ubundi w'imikino mu Rwanda, yagiye aca ku bitangazamakuru byose bigiye bitandukanye, byose ndaza kugenda bikubwira neza cyane kugira ngo ugende ubimenya, ubashe no kugenda ubitandukanya n'undi muntu wenda cyangwa se n'akandi kazi gasanzwe kari muri Ferwafa kadakitiranywa nako ariko katariko. Yitwa Ngabo Loben ni umwe mu basore imyaka yose ngomba kuyivuga, ubwo ngiye kuvuga biography cyangwa se profile ye, ariko ari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 25 na 30. Singomba kujya kuyivuga, ariko imyaka nyine imyagene isatira aho ngaho. Hanyuma Ngabo Loben mw'itangazamakuru kariho duhere. Ngabo Loben yagiye akora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mu mwaka wa 2015 na 17 yakoraga ku Museke yandika inkuru z'imikino, akanyuzamo gato cyane akandika na showbiz mo gakeya, ariko yarasanzwe ari umunyamakuru wandika amakuru ya sport cyangwa se amakuru y'imikino ku Museke. Ubwo nahere kuri online cyangwa se bitangazamakuru bibiri online n'umundi bikorera online. Hanyuma 2017 yarahavuye yerekeza ku Gihe, ariho yakoreye n'ubone inshingano ze cyane naho nanone, ariko icyo gihe kuri Umuseke yananyuzagamo gatoya agafotora. Yabayeho n'umufotografi, hari amafoto menshi cyane agiye afotora yaba y'imikino n'umuntu agiye atandukanye, yageraga abikora neza cyane. 2017 rero kugeza 2020 yerekeje ku Gihe, naho ari umunyamakuru wandika kandi inkuru zose mwagiye muzibonamo neza cyane. Reka tubone kuri radio aho yanamenyekanye cyane. Ngabo Loben kuva 2016 kugeza 2020 yabaye cyangwa se yakoreraga Isango Star nk'umunyamakuru n'ubundi ukora mu biganiro bigiye bitandukanye, yaba ari Isango Sport cyakigano cya mu gitondo no ku mugoroba, yabaga hari neza cyane kabisa, agenda akorana n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye, bose muvandimwe yabaga ahari neza cyane. Hanyuma 2020 kugeza 2023 yakoze imyaka 3 kuri Radiant TV1 hakoramo ikiganiro cy'imikino. Murabizi na cyane ko yazindukaga saa 11:45 akaca mu zancamake z'amakuru ya sport, hanyuma agakomeza akajya no mu kiganiro cya saa 6. Hanyuma yavuye aho ngaho 2025-2026, ariko yabanze guterekamo akantu gato cyane arahagarika ahita yerekeza muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport yahageze 2018 kugeza 2020 nabwo yahakoze ari n'ubundi media officer. Hanyuma 2023 kugeza 2025 ahakora nka media officer ndetse n'umuvugizi w'ikipe cyangwa se umuvugizi w'ikipe yitwa Rayon Sport cyangwa se Murere. Hanyuma 2025 yasezeye mu muryango cyangwa se yavuye ku muvugizi mu ikipe ya Rayon Sport, asigarana media officer yerekeza kuri TV10. TV10 rero 2025 n'ubundi ejo bundi yamaze kuba aherekeza neza cyane, hamaze umwaka umwe tayari naho amaze kuba yagenda. 2026 rero mu kwezi kwa gatatu cyangwa se muri Werurwe, uyu Ngabo Loben akamaze kwerekeza ku ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda nka
Media Relations Officer, cyangwa se ubu ndamutse nsobanuye titre mu Kinyarwanda, agiye kuba nk'umuhuza w'itangazamakuru n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda mu bikorwa bagenda bakorana. Urugero, niba hari amakuru wenda nkeneye cyangwa se wenda undi munyamakuru akeneye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, uraca kuri Ngabo Robe, nimba hari ibyo yakubwira cyangwa se akoriyante wenda ku munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ariwe Boni Mugabe, abashe ko yabisobanura, cyangwa se niba hari media campaign n'ubundi wenda igiye gukorwa like nk'ibintu wenda byo muri bya FIFA series bigiye kuza mu Rwanda, urabizi ne cyane ko wenda kubona umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bigoranye mo gatoya, hari ubwaboneka no gataboneka bijyana n'inshingano, wenda ugasanga Ngabo Robe baramwohereje ku bitangazamakuru akajya gusobanura iby'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rigiye gukora. Aka kazi rero ntago gasangwe kabaho mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Media Relations Officer gatandukanye nako umuvandimwe witwa Mutuyimana Molaye, Mutuyimana Molaye cyangwa se Mutuyimana Maurice asangwa akora. Mutuyimana Maurice yari digital cyangwa se ni digital communications officer, digital communication officer niyo mwanya n'ubundi yari asanzwe n'ubundi cyangwa se ni wasanzwe anakora, ariko wenda murabizi neza cyane ko myaka yatambutse yigeze no kubaho acting cyangwa se n'umunyamabanga yabaye acting secretary, nk'umunyamabanga nyine wungirije wagateganyo mu gihe uwitwa Kamarade byabaga byabadiritse, nabwo yigeze kubaho n'ubundi umunye aho gato, ariko izo nshingano zikoraho gatoya ariko arongera akomeza. Ubwo rero abantu mutandukanye akazi ka Ngabo Robe n'akazi ka Mutuyimana Maurice, umwe ni Media Relations Officer, undi ni Digital Communication Officer. Hanga ni byumvikana, akazi ka Maurice gatandukanye na Ngabo Robe. Maurice akoresha imbuga nkoranyambaga z'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ndetse akanatangaza amakuru ajyanye n'amakipe y'igihugu, urabyumva. Ariko nejo muri turamushimire cyane Maurice, yaje no kugirwa Maurice aza kugirwa Media Officer wa CAF cyangwa se Confederation of African Football, ariko noneho yabigeze mu mukino mpuzamahanga wa kimwe cya kane uzahuza ekipe ya Al Hilal ndetse na Berkane hano mu Rwanda. Hanyuma rero Ngabo Robe ni akakanya kuri no munsi kuri iyi tariki n'ubundi itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu tayari akaba amaze gutangira imirimo ye mishya mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Uyu ni wa munsi Ngabo Robe yatangiyeho akazi ke gashya. Ngabo Robe yaramaze iminsi igira hafi nk'icyumweru asezeye kuri Radiant TV 10, yaramaze gusezera email n'amabaruwa neza cyane kabisa yateganyijwe, ariko Ngabo Robe ave kuri TV10 neza, nta cyasha, nta gutungana, nta munabi, ibintu byose kandi akazi ke neza cyane kabisa yaragakoze. Ubu turimo turibaza ngo ninde uri busimbire Ngabo Robe kuri Radiant TV 10? Ese Claude Hitimana ara detecting ataransha y'umwana ukizamuka, arazanamo mpuzamahanga zarimo inyundo hatarize kubitamo umukwaju nawe kuri TV10 nyine, cyangwa se nyine ndimo ndavuga wa muntu uri muri jare cyangwa se uri mu rwego rwa Ngabo Robe. Byose nibyo dutegereje neza cyane. Ngabo Robe rero cyareka tumwifurize imirimo mishya, ubu ngo bakabatangiye akazi ke mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda nka Media Relations Officer, akaba asanze abandi agiye kubakorana cyane barimo nka Maurice uri ufite titre ya Digital Communication Officer. Amahoro Imana akomeze kugenda abana namwe, yitwa Director Mevin Pro yaratubereye kuri kamera, ibindi byose Imana iduhane imigisha. Twerekeze mu mikino ya Ferwafa Peace Cup igiye kuba mino minsi cyane, Rayon Sports na Police, AP na Gasogi, andi makipe nazajya yakina harimo Gorilla na za Bugesera zagira zicakira neza cyane kabisa. Imana ikomeze kugenda ibaha amahoro n'amafaranga. Ciao ciao.